bakunzi ba televiziyo Muhabura, twongeye kubasuhuza aho tuje kubagezaho ikiganiro gifite inyito igira iti: ese koko umupaka w'u Rwanda ntago abakoloni baciye u Rwanda mo ibice? Ese nta banyarwanda bisanze hakurya y'imipaka? Ese nta banyarwanda barimo gutotezwa? Ese koko ntago uburigi bwahemukiye u Rwanda? Ese niba perezida bivuga, abantu bose bakabivuga ko abantu batatanye ku bw'imipaka, ni gute umuntu nka Dr. Rusa aha ibiganiro urubyiruko akavuga yuko nta bice by'u Rwanda byatwawe ku Rwanda? Ese yumva Abanyamasisi, akumva Rucuro, akumva Gicanga, akumva Rumangabo, akumva Goma, abayumva kweri ibyo bice ari byo muri Kongo? Ese iyo arimo kuroga abana babwira ngo ntago u Rwanda babirigi barukase? Ese iyo Perezida wa Repubulika avuga ati ibibazo dufite bya Kongo twabitewe n'abakoloni, ababirigi badushakaho iki? Ese ibingibi badushakaho iki? Ugahagarara imbere y'abantu ngo uri dogiteri, ugatinyuka ukavuga ngo ntago u Rwanda rwakasweho imipaka, ntago u Rwanda barwambuye ibice byabyo, nta banyarwanda bisanzwe inyuma y'imipaka. Ese koko ubwo budogiteri bwe ntago abantu babukemanga? Ese kugeza ubu yatangiye kwivuguruza, kugeza aho abantu benshi batangajwe n'ibiganiro akomeje kugenda atanga? Ese ibiganiro arimo gutanga atambutsa byo bihishe iki? Ese haba ari abakongomani bavuga ikinyarwanda, haba ari abo mu Bufumbira, haba ari ahandi hantu hagiye hatwarwa imipaka y'u Rwanda, ese abantu bakiriye gute ibyo Dr. Rusa yavuze? Ese Dr. Rusa, nkubaze, iyo wandika ibitabo byawe ntacyo uvuga, nta n'ibyo wigeze unavugaho mbere yuko ujya kubyandika? Ese amateka wanditse urayavuguruza? Ese ubu kugeza ubu ngubu abanyarwanda ubwira mu biganiro ugenda utanga, kugeza ubu ngubu urumva wowe ku bwawe? Reka tuvugishe ukuri, tunakenda ibintu byose ahagaragara. Tugitangira kumva bino bintu bakimara no kubitubwira twarumiwe. Ntabwo twari tuzi ko umuntu nkawe wigira umushakashatsi, wigira umudokiteri, watinyuka kuvuguruza Perezida wa Repubulika. Aho abantu bahangayitse, aho u Rwanda rucana umubano. Niba wibuka neza igihe cyo kwibuka ibyavuzwe, niba wibuka neza abantu barimo gupfa mu burasirazuba bwa Kongo, urangiza ukavuga ngo ntago hari mu Rwanda, ngo ntago u Rwanda rwaciriweho imipaka, ngo ahubwo n'u Rwanda barukuye kuri Kongo. Ubwo utandukaniye he na Ndayishimiye, utandukaniye he na Gisekedi, utandukaniye n'izindi nyangabirama zose zivuga yuko u Rwanda bazarwomeka kuri Kongo nk'intara ya 27? Ese ibyo uvuga koko wabigaragariza urubyiruko? Wabivuga ute? Ese ko abantu bavuga ngo wongere ugaruke wisubireho, usaba imbabazi abanyarwanda, usaba imbabazi abanyamahanga, usaba imbabazi abakongomani, ese ko ndiba batangiye kubahigira ngo muramutse muhuye koko? Mu by'ukuri tugiye kubagezaho ikiganiro ndetse n'ubuhamya bwa bamwe n'ibyo abantu bagenda bivugira ku magambo Dr. Rusa yitangarije, ndetse ari ahantu hagiye hatandukanye. Muraza kumva ibyo yavuzeho, muraza kumva ibyo perezida yavuzeho, muraza kumva ibyo n'abandi bantu bagenda bavugaho. Reka mukurikirane kino kiganiro. Ni ikiganiro kitari buze kurambirana, ikiganiro kirambuye tuzakibagezaho, ariko mu by'ukuri kino kintu gikuye kwamaganwa no kuvugisha ukuri, si ukubugama, haga ntago tubagama. Muraza kumva ijambo rya Perezida wa Repubulika yavuze, avuga ku buryo abanyarwanda bisanze inyuma y'imipaka bikozwe n'abakoloni, ndetse kugeza ubu ngubu ibibazo biri muri Kongo bikaba bishingiye kuri icyo kintu. Ese koko mu by'ukuri mwebwe murabyumva mute? Murabivugaho iki? Reka tubahe ikaze kuri Muhabura TV. Tujya dushaka amakuru ku buryo butandukanye, ndetse tunagezageza ko buri muntu wese yahabwa ijambo. Murakoze, mukomeze mwumve Muhabura TV, kandi Muhabura TV mukomeze muyikurikirane, muyihe ibiganiro bisobanutse. Reka twumve ibyo Dr. Rusa yavuze, n'ibyo abantu bavuze, n'ijambo perezida yavuze. Turebe n'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo, turebe koko niba Masisi, Rucuro bitaraciwe ku Rwanda. Nawe ahageze ngo ese M23 mupfiki hari bene wanyu
atoya ntabwo myumva kimwe nabo nampingutseyo banca umutwe. Umwana w'umunyabunga aramubwira ati reka M23 n'abagabo ntibahora, ahubwo wowe vayo wiripotinge ntihagira ugufata, hasigaye ngewe ndakuvugira nti niko bimeze nti okay sawa. Igihugu kirabitekereza, wa munyabunga baragihuruje abarakijyanye akijyanye abakigejeje ku mupaka Ibunagana, kigeze ku mupaka Ibunagana kiratekereza ayo naha kwambuka ahangaha bagahita banshakira umunyago w'umunyabungo ko tamvugira kiba kigiza amakenga reka ahubwo afadhali nakureka nkigendera. Abasubiyeyo ababuza intama n'ibyuma na wa munyabunga bagize ate abaramubuze. Ngayo nguko ngo urwo rugenze rwa Rutikanga wa African Channel ngo kuko byamugendekeye ababuze intama n'iki n'ibyuma. Tugeze rero kubitekerezo twagiye ayo niyo makuru yaragezwe, hasigaye turayarangije. Mbibutse yuko mu minsi iri imbere muri iki cyumweru hari undi mugabo ndi bwibasire bita Dr. Rusa, umugabo wize amasomo acanganyikishije, n'umuntu wize agronomy ngo yiga economy, ngo niba yarize ngo yiga n'amategeko. Umbwire uyu mugabo wacanganyikiwe arwaye indwara zigera muri 5. Ndaje muri iyi minsi mubahereze twamagana ukwezi niburi mu YouTubers, turakwamaganye mu izina rya Yesu, Imana ikuturinde. Kandi nukomeza ibyo tuzaguha ibyawe. Ngira ngo urabizi neza ko uvuye muri gereza, iyo gereza urebye nabi wayisubiramo cyangwa ukazikanga. Nanjye ubwanjye muhire nakwifatiye kandi ngufasha ibyo nagukorera tewo wana nawe urabizi nagatsika inyuma. Ngira ngo turakomeje rero, abantu se muzamutse ari benshi mubayiki kongeze kuri Dr. Rusa mukazamuka abamuvugira ndabati bishanga, kuko uyu mugabo yaracanganye ngewe n'ukuri kw'Imana simba beshye afite ibinwa bibi. Imbisi akataho akamira gatafuna kamera, akataho akamira gatafuna kamera ndi mu muhanda. Abona mujije kuryama musinzira amahoro. Ndinda tujyane muhire. Yehu kanda. Humeka kanda. Umeka mena. Bana ubu ngubu ndagira ngo mbabwire ko ndi kubateguza ndi gushyiraho impuruza ko ngiye kwibasira Dr. Rusa. Afite ibinwa nyandeba nkumvise se miraje ku izina ry'Imana simba beshye. Niba ari kuri abadogiteri babaho nako ni swandiza docteur yakoze iki Dr. Rusa ari mu musene de DFDD urumva. Oya Muhire wabyumvishe iby'abanyabungo wabyumvishe? Nabyumvise uturi kuri kwa Dr. Rusa. Urabizi ko ari umusene de DFDD cyangwa ntabyuze? Ako ngewe nibajije abantu bagira Dr. Rusa umuhanga babikurahe? Kame mbasomeye gusa ntago nsoma byinshi. Kame mbasomeye turwara indwara Dr. Rusa arwaye. Buri ararwaye ntamurebye. Ari genye ndebere ya minwa. Uriya mugabo azamugira inama umudogiteri utazi no kwiborosa hasi akajya ashaka n'utuza akamwira ya minwa igahinduka. Ko wagira ni igisembe cy'intama bateye ku munwa. Bamutumye numva naciragura kubera ko ndamwibutse, ariko ntago ndamuhibye. Ibyo nzabimuha mu minsi iri imbere. Ibyo nzabimuha muri iyi minsi rwose, plitari muri weekend nzaba namaze kumuhibye, kubera ko tugomba kumuhibye. Ndaza kubasomera agasefeke ubundi manze mbasomera agasefeke sha. Ndaje mbashakire CV ya Dr. Rusa. Ndaje nyibahe
CV ya Dr Rusa ndaje nyibahisha urumva ambwire ngo ndumva no mpita mbikusanya neza kugira ngo mbyegize hafi no kugira ngo nze kubisoma neza. Ubundi uyu Dr Rusa ni muntu ki? Mureke mwumve. Yagiye akora mu tugurupe twaba yirirwa buvuga ngo abazungu waje uvuga ko urwaye abatutsi ko ntacyo bigutwaye nubundi kuri intera hamwe ko twakubonye ukavuga ko indwara urwaye ari umututsi kujya wumva imihoro yakongera ikagaruka mu Rwanda ko ntacyo bitwaye. Wirirwa wigira umupanafricanist. none se Muhire Rusa ni umunyabungo buriya ni umunyabungo usibye no kuba umunyabungo arinze kuba abanyabungo. None se ubona ari iki? njyewe numvaga avuga ntabwo nari nzi icyo ari cyo, ntabwo nari nzi ko ari umunyabungo. Nawe umwemera nk'umuhanga? oya hari ibintu avuga tugeze no kujya impaka, hari ibintu avuga ntemera pe. ngo noneho ntabwo mbyemera. ejo bundi yari arimo umuyaga mwinshi wagira ngo yari nk'ahandi kwa Bamporiki hejuru muri handi hejuru kwa Bamporiki. Abazi kuri ka gahoteli ka Bamporiki ndabasuhuje. Wagira ngo hariya niho Dr Rusa yari yicaye. Yari kuvuga imbehe yamukubise ari guhekenya akoze mwazamubwira inama agashaka naye agakoti kweri. Azayambwira ngenza abasi nzagutwerera agakoti. Nta nubwo uri dogiteri, iyo doctora yawe ni igicupuri. Nyikuvanyeho ndakudemotinze doctora y'igicupuri nyikuvanyeho. Kubera ko nta muntu wiyize wavuga nka kuriya. Noneho ukuntu abantu ariko ideology ni ikibazo kabisa. Ingengabitekerezo ni nk'uburozi. Noneho ingengabitekerezo iramufata, reka wumve ukuntu yavuze. Uretse wumve utega amatwi. Uretse wumve Dr Rusa rwose. Rusaro wanyu ese ni Rusa cyangwa ni Rusaro? Ragasara byampabuka to Rusaro. Kangushakisha wowe n'Ukwezi TV. Ukwezi ndaje mbibasire. Iyi ni warning ya nyuma ngo haye. Reka data mwabuze aho mushakira ama views ariko mwatuje mukareka amashagaga ko ibintu muvuga bizabakora. Urumva? Noneho ngo mbengo yigize umunyepolitike ngo yigize ngo ikinyagwa cya Dr Rusa kiri sikehe sinzi naho nagishyize. Ese gato ntago ibyawe ariko nzategura uburyo bwo kuguha ibyawe bimenye. Tagira ngo burane natangira kuguha ibyawe. Oya kuko nzabakubitanira rimwe n'Ukwezi. We n'Ukwezi nzabakubitira rimwe kuko Ukwezi TV niko guharaye kuguhostinga ukavugiraho amangambure. Sinzi ngo baba bakwishyura udufaranga tungahe. Noneho ndaje nawe nguha ibyawe kubera ko Ukwezi abantu ufite iki kintuza cya Dr Rusa nakimwe ndi kugisha akantu nagishyize imashini kansaba kwirefreshinga. Ndebe nakabonye sha. Yari yakonje yabaye umukonjera. Urumva yakonje akabeho kamukubise yabaye umukonjera. Noneho ndeka mwumva ukuntu abantu hano umuntu w'umugabo nubwo uteye n'iseseme ariko mu by'ukuri
mwumve uyu wigize ngo ni Dr Rusa ntabwo Kongo yanganaga kuriya. Iyi Kongo niyo bakuyeho Congo Brazzaville, niyo bakuyeho Centrafrique, niyo bakuyeho Gabon, niyo bakuyeho Angola, kuko yari Empire Congo bakabona bateye ubwoba. Si n'icyo gusa, n'ibihugu bindi reba nka Sudani nayo barayikase gutyo. Bajya bababwira ngo n'u Rwanda bararukase, sibyo? Nibyo bararukase uko tubyigira. Oya namwe nimumwe bararukase, namwe kamwe murane directeur Bararukase bakase ashyira hehe? ashyira Kongo n'ashyira ku bihugu tugiye duturanye nka Kongo bafiteho nta Rwanda bakase. munyumvire iyo njiji yigize impuguke mu mateka ngo nta Rwanda bagize bate bakase. Uyu hari ahatandukaniye na Ndayishimiye, hari ahatandukaniye n'Umubirigi. Ubwo uyu ntari kuvuguruza perezida wa Repubulika y'u Rwanda, niko wanjije we y'umudogiteri ko wize agronomi ukiga amategeko ukongera ngo ukiga ngo sijui nini na nini ngo amateka, ngo nta Rwanda bagize bate. Subiramo numve. Turafesinga ibibazo by'Ababirigi baduteje, u Rwanda bakarugira kadomo, nawe uje kuvugira Umubirigi ukora propaganda yo kwangisha abantu umukuru w'igihugu, ugaragaza ko avuga ibihuha n'ibyo atazi, ukavuga yuko nta Rwanda bakase. Mu 1884 baricaye bakarukata bakagabana Afurika. Mu gitabo cyawe wanditse ubwo warabyanditse uri kwivuguruza, urivuguruje kubera urwango rukuri mu mutima. La haine yagiba penetre, uri gufata abana ukabigisha ubugome. Rwanda mufite benshi bo kwigisha. Uyu mumumbikire muri gereza nzaza kumufunguza vuba ahangaha, kubera ko nimutamufunga uyu ndabarahiye, uyu murangira ati rufite akazi. Umuntu hangara mu bibazo Ababirigi baduteye akavuga ko nta Rwanda bakase kuri mikoro ku manywa y'ihangu, akabivuga ku mugaragaro abeshya, agambiriye kwangisha abantu no kuvuguruza umukuru w'igihugu mu byari kuvuga. Ahora tubwira buri munsi, tuzi neza twagiye dusoma n'Ababirigi babyemera. Uwo ni uwigize ngo impuguke ngo mu bumenyi atanazi neza. Ndagira mbabwire ko hari impamvu amakaminuza yagiye ashyiraho masters, hari impamvu yagiye ashyiraho masters. Ni ikindi cyiciro cyo gukora research y'ibyo wize ngo urebe ko kugenzure ubimenye ko ari byo. Iyo ukoze masters mu kintu, tuvuge niyo ukoze masters muri economy, warize agronomy, nukuri nta kintu uzabona, nta kintu ubuze niki na kimwe. Niho yinjije rero yakubitiwe, yinjije bita Rusa. Ariko ntago ndamusenya. Mukomeze mwumve, mukomeze muyitega amatwi. Kumva hariya est ya Kongo Rwabugiri yayifashe mu 1800 na ayomeka ku Rwanda, yasubiye iwabo. Ngaho nyumvira uwo mwaka ko atawuvuze ko yigize impuguke. Ubundi méthode de tâtonnement harahidakora no mu mibare. Ngewe wize imibare mbe wagipfuwe, haraho dukoresha iyo méthode de tâtonnement ikanga, kandi twe twize imibare, we wize urugambo. Tuzagushyire ka equation hariya de 3 inconnus, tureni wo gasolvinga wagipfu. Aka kagabo niyo ndi kukavuga ntikazi kwiborosa.
nukuri antera iseseme pe mumbabarire sindi gusebanye ntagire ubyumva nabi namwe mugende muje kumureba mbahaye homework nimubona je yiborosa mugaruke mumbwira icyo mungu ntajya yiborosa pe niyo ari kuvuga amagutereta bari kuva mu kanwa kari gusimba bana yaje wagira ngo niwe wazanye covid 19 hey noneho ntazi no kuvuga yambaye agapfukamunwa nicyo kibazo agira ubwo rongo abakunze be mugiye kunyataka moneye ukunda rusa yanga u Rwanda noneho nambe babwire Uganda igitero kiri totoka sinkene no kukumva reka nzana indwara urwaye ariko ngo rero ngo warigize urikinisha ngo uri umuhanga okay ubuhanga bwe turaza kubureba aho bushingiye turaza kubureba aho bushingiye noneho reka ngiyewe nzane hano ibintu noneho ngiyewe mbisome nkubwire n'ibitabo byagiye bivamo mutega amatwi hano hari indwara ngiye gusoma kanza barengo ni zingahe 1 2 3 enye ni indwara enye ngiye gusoma kandi Dr. Rusara zirwaye indwara ziterwa no gutuma indwara zishobora guterwa no gutuma umuntu yiyumva nkaho arusha abandi ubwenge cyangwa ubumenyi mu mateka wumve izi ndwara nazisomye kandi ndumirwa zikubashakira ama reference sha ndabaha n'ibitabo nazisomyemo ko nagerageje kubitranslatinga mu Kinyarwanda ndabaha n'ibitabo nazisomyemo indwara ya mbere indwara yitwa ya narcissistic personality disorder NPD narcissistic personality disorder prince uri muganga genda udushakira iyi ndwara ninyivuga itabaho mvuguruze yishaki ni indwara bita NPD niba ari NPD kotra ko ntumbaza ariko ni NPD ni indwara yitwa narcissistic personality disorder NPD ibisobanuro ni indwara yo mu mutwe ifata umuntu wiyumva nk'umunyamurava udasanzwe urumva nk'umunyamurava udasanzwe ibiranga umuntu yirwaye kwiyumva nk'umuntu udasanzwe cyangwa urusha abandi gukenera gushimirwa no guhabwa agaciro buri gihe kumvira ndwara ukuntu ari mbi buriya hari abutashima ngo bivemo ngo ntibivemo mugahangana kubura imbabazi no kumva abandi kwirata no gusuzugura abandi mujya mureba ukuntu ajya yihereza gufeka ngo abanyamerika ejo bundi yakoze ikinyuma mureke nkibabwire nacyo nakibabwira ikinyuma yakoze ni ikihe hano bari kunyandikira ngo afite n'ikigugu cya sida yose nayishidikanya pe iriya minwe irabisatu nubwo idasuzumirwa ku ijisho sharika iriya minwe irabisa nakazica amabere wega we ejo bundi yakoze ikinyoma kidasanzwe uyu rusa wiyita ngo ni rusa kandi yitwa Rusaro uyu mugabo wiyita Rusaro yakoze ikinyoma kidasanzwe ndaje nkibabwire noneho mwumva ukuntu agomba gukorwa n'isona kamagana ndashyiriyemo aka karirimbo noneho nindangiza mingarutseho kidogo ndaje gato kwibana icyo gisubizo cya mbere mu buzi reka mvuge kuri iki gihe turimo n'izi ntambara zo muri Kongo murayizi abaturanyi twagize ibyago hamwe buriya dufite ibyago bimwe ariko bo bahisemo kutabyumva ibyago bimwe dufite ni ukuba twarakoronejwe n'agahugu gato nk'u Rwanda
ndetse ahubwo kagatema u Rwanda kakarucamo ibice kugira ngo rungane nkako. Ubwo ni Ububiligi mvuga kandi aza kubwihanangiriza. Ndabisubiza. Ububiligi bwishe u Rwanda bukica Abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa, imyaka 30 gusa. Rukajya rutugarukaho rukongera abasigaye rukongera rukabica. Twarabihanangirije kuva kera, turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu. Iyi ntambara ya Kongo abantu bagiye bakagira iy'u Rwanda, ntabwo iyi ntambara ari iy'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwayitangiye, ahubwo icyo abayitangiye bashakaga nicyo turwana nacyo. Ni nacyo ndi bubabwire. Iyi ntambara ifite inkomoko igenda ikagaruka kuri ayo mateka nari maze kuvuga. Abantu bitwa Abanyarwanda bamwe bagiye bisanga hakurya y'imipaka tuzi ubu ngubu y'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwabatwayeyo, ntabwo ari Abanyarwanda batwaye, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye Abanyarwanda muri za Gisoro muri Uganda, ahantu bitwa Gisoro hano, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye Abanyarwanda muri za Masisi muri za Rucuro na hehandi, ntabwo ari u Rwanda rwabajyanyeyo. Kugira ngo rero noneho aho bisanze abo muri ibyo bihugu babe babwira abantu ngo nimuhaguruke musubire aho mukwiriye kuba muri mu Rwanda. Niba ushaka kubikora birukana n'ubutaka bwabo bagumyeho. Ariko niba ukoresha ukuri cyangwa niba ushaka amahoro nkawe nk'uko abantu bose bayashaka, ugomba guha abantu uburenganzira bwabo. Byanze bikunze iyo utabuhaye abantu, udahaye abantu uburenganzira bwabo, baraburwanira. Ni wa muriro navugaga. Hanyuma rero iyo uje kubikururamo noneho Abanyarwanda u Rwanda rukazira ko ibyo bihugu bindi bidashaka abo bantu bariyo, twagira dutese turahangana nabo. Iyo udafite n'amikoro nk'uko na yacu n'ubundi afite ahagarukira, ukoresha umutima utagera aho ugarukira, ubushake butagera aho bugarukira, na bike mu mikoro ufite.
iyi ntambara y'ejo bundi imaze imyaka ngira ngo irenze 3 ntabwo yavuye mu Rwanda na busa. Ibyo naye babwiye ntabwo nirwa mbitindaho sinirwa mbisubiramo, ariko ziriya ntera hamwe mwumva buri munsi mubona buri munsi n'ejo bundi hari zo twahawe n'abarwana mu burasirazuba bwo muri Kongo. Mugabo ntabwo namusenya nzamusenya muri iki cyumweru ndi kubabwira donc introduction. Izo ndwara nari nkizisoma, indwara arwaye nababwiye nti indwara ya mbere yitwa narcissistic personality disorder, yitwa NPD. Hano hari abaganga nababwiye ibiyiranga, ni ibiranga uyu muntu sawa none urumva okay turakomeje. Iyi ndwara yitwa NPD. Ibisobanuro ni indwara yo mu mutwe ifata umuntu wiyumva nk'umunyamurava udasanzwe. Ibiranga iyi ndwara: kwiyumva nk'umuntu udasanzwe cyangwa urusha abandi ubuhanga, gukenera gushimirwa no guhabwa agaciro buri gihe, kubura imbabazi no kumva abandi, kwirata no gusuzugura abandi. Urugero, mwumva urugero baduhaye muri iyi ndwara. Ukumva umuntu aranditse ngo njyewe nkunze amateka kurusha abarimu, abandi ntacyo bazi. Uwo si rusa, mutega amatwi icyo mwumva mubeshye mumbwire. Iyo si indwara ya mbere. Iya kabiri, indwara ya delusional disorder cyangwa se grandiose type. Terme technique yitwa grandiose type. Abaganga murayizi. Ko nyine iyi ngiyi yumva abantu bize psychiatry baba psych tuza kongereza sha baba psych ko ntuze kugafupisha baba psych. Hano baranditse ngo ni indwara y'ubwonko ituma umuntu yizera ibintu bidafite ishingiro, cyane cyane ku rwego rwo kwiyemera. Ibiyiranga: kwizera ko uri umuntu w'indashyikirwa, nk'impuguke cyangwa umuyobozi wihariye. Yewe ndwara mbi we! Kutagira ibitekerezo bidafite umurongo, hallucination, cyangwa imyitwarire idasanzwe cyane. Urugero: natoranijwe rwihishwa kugira ngo nandike amateka mashya y'isi kandi ngire inama za leta. Ngo agire inama za leta da. Ngewe iri jambo nigeze niyumvira aya Dr. Rusa ubwo abyivugira pe mu kiganiro, ari kuvuga ati umuntu aramaje none se ibi bintu bivanaye. Waravuga ati ngewe naratoranijwe kugira ngo Imana ikiri hano ku isi ngire inama za leta n'ibihugu. Ngiyi ndwara rero nayo iramufashe. Indwara ya kabiri. Indwara ya gatatu ni indwara bita mania. Iyi iri mu bwoko bw'indwara bita ngo ni za bipolar disorder. Noneho iyi ndwara ni icyiciro cy'indwara ya bipolar, aho umuntu ahora mu munezero ukabije no mu bitekerezo byinshi no kwiyemeza ibintu birenze ubushobozi. Ibiyiranga: kwigirira icyizere gikabije cyangwa kwiyemera. Kumva? Gutekereza no kuvuga cyane, gufata ibyemezo bidasobanutse, nko kuvuga ko azandika ibitabo 100 mu cyumweru. Ese ko kwandika ibitabo 100 mu cyumweru? Kandi ibi byose nta na kimwe Rusa atavuze. Niki na kimwe ntacyo atigeze avuga. Noneho iyi ndwara isimburana no kumva
ubabaye bikabije depression. Urugero, ndagiye guhindura iyi si n'inyigisho nshya nanditse ku mateka. Uyu si Dr. Rusa ntimumwumva, ariko nyine izi ni introduction, ntabwo ndamuvugaho, nzamuvuga nabwiye ko nzamuvugaho mu minsi iri imbere muri iki cyumweru rwose, I promise you. Noneho ni indwara bita ngo emotional intelligence nkeya. Ni umuntu wa intellectual ariko udafite ubushobozi bwo kumva abandi no kwicisha bugufi. Ibiyiranga ni ubwenge buhambaye mu bintu bimwe na bimwe, kubura ubworoherane no kumva ibitekerezo by'abandi, kuganira n'abandi mu buryo bwo kubasuzugura. Uri kubyumva? Uwo si Rusa. Batanze urugero, uwo muntu ajya avuga ngo ndi umuntu wize cyane, nta wundi wagira igitekerezo cyiza kiruta icyanjye. Yewe ga muntu mubi we, uyu warahambaye. Mwari muri ahari kumbateye yamu ndabashuhuje. Ngizi indwara Dr. Rusa arwaye, ariko mukanyereka mbahe kagaseveke. Noneho ariko ntarajya ku gaseveke, ndagira mbibutse yuko uyu mugabo arabeshya. Ejo bundi murabyibuka mu kiganiro yigeze akora mbere yuko muri uyu mwaka mu kwa mbere, nanone izi ngegera zitwa za Theo zo mu kwezi zaramuhostinze. Ariko Theo, gereza wariye nturahaga, tugushakira indi, turayigushakira tu. Uzirinde gukandagira muri Kongo uko nyine nagushimuta, kuko ibyo baje kuvumbura uretse kandi nzagushaka aho tuzahurira. Aho tuzahurira Theo, aho tuzahurira, twahurira i Kigali ni igipfunsi, ubimenye neza. Twahurira i Gisenyi ni ukugupakiza muri buto kwambukana muri Kongo, ubyitege. Oya ariko ndagukanga. Rero wasanga ngo ugiye muri ribo ngo ugiye gutabaza. Wasanga isubiye ati ndapfuye. Ati umuntu witwa Muhira ati yavuze ngo zanshimuta. Money nibereye aha muri Amerika, genda amahoro asagambe, ariko umenye yuko turi kukureba n'ijisho rimwe. Money uyu mugabo mwumve seveye imeziti. Uyu wiyise abarundi mumfashe, noneho mumfashe kubyumva. Uyu yiyita ngo ni Rusa Bagirishya, adresse ye ni mu Rwanda, adresse ye ni mu Rwanda, email ye yitwa ngo ni info@rusa.africa. Telefone ni uguteranya 25 78 80 30 agasanduku iposita ye ushaka kumwohereza igitekerezo cyo kumubwira yuko yasaze. Nagasanduku k'iposita nagasanduku k'iposita 11 Kigali Rwanda. Experience afite experience. Uyu Rusa kuva muri 1997 kugeza 1999, imyaka 2 gusa, yabaye chef de production végétale et horticole, projet maraîcher Bujumbura Burundi, projet maraîcher Bujumbura Burundi. Uyu mugabo mumwumve neza, yabaye i Burundi mu gihe abandi barwaniraga igihugu, igihe abandi bakimeneraga amaraso. Uyu we yarageretse akaguru ku kandi ari kwirongorera indaya mu Burundi, niho yavanye iriya sida mwumva afite. Nta makuru numva niba arwaye sida simbizi, ariko asa n'urwaye sida tu, kubera ko biriya binwa bye bintera iseseme, numva nenda kuruka, ntazi kwiborosana, ntibagira n'umuryango simbizi. Urazambye gusa, afite akaboko wagira n'umusigati, nako sinzambye umusigati narawuriye. Sinza wagira n'urubingo twubakishaga ibibumbiro by'ihene cyangwa urusika. Urumva yakoreraga iyi projet nyabuna
abarundi muzamuke muyimbwireho. Ni projet bita Maraîchère yakoreraga i Bujumbura, yafinanswaga iyi projet n'abongereza n'abadage, nyuma iza gufinanswa n'abongereza muri eglise yitwa niba ari iki, eglise niba ari City Gate wati sindi kuyibuka. Aho ni ryari 97 abandi bari kumena amaraso muri Kongo, bahanganye n'ibibazo by'umutekano, bari kwirirwa birukanka babisikana n'intera hamwe, amaraso y'abana ari kumeneka, wari gupagasa ari kurya amafaranga, yirirwa yirongorera indaya zo mu Gitega, hanyuma zikagerekaho no kumutera sida, none yarangiza akaza gushweza we na Theo kuri radio niba ari televiziyo ukwezi, bakaza gushweza hariya nyanyosho mwambwa mwe y'iki gihugu batakirwanira ngo bakimenera amaraso, muba muri kuvugira he mwuka vuga idahiyemo, ubwo muravuga ngo ndatukanye, ndi kuvuga ibiri byo ntago ntukanye. Okay, twagiye yabaye chef de projet. Iyi projet Maraîchère muze kuyindebera mu mbwiri yariyo. Noneho mu 2000 kugeza 2008 mwumve yabaye directeur administratif et financier de l'entreprise Tabascore au Sud Soudan. 2008 muri 2000 kugeza 2008 Tabascore. Iyi Tabascore n'uruganda rw'itabi, shaka yakora itabi ryaraguseseye mu misokoro koko, nanjye ndi kubonye ndi kubonamo kuko sinzi niba utanarwaye n'igituntu, hari ukuntu hajya gukora naho raciye arabe rezera kubivuga bitese sepe. Iyi Tabascore ra ntabwo ari ya Rujugiro muri Sud Sudan, kuko uyu mugabo turakomeje kuva 2008 kugera 2015 yabaye directeur de production du Congo Leaf Tobacco en RDC, une entreprise de production de feuilles de tabac. Shawakoze mutabi koko, urumva yakoze mutabi. Noneho kuva 2015 kugera 2020 yakoze ngo ni directeur general ngo wa Flamine, akamenya ari naga company ke ngo ni Flamine, ngo naga company ngo kabashakashatsi. Okay, sawa, ubwo tuzakumenya neza. Idosiye yabagirishya n'iminwa yizambye no gutesha umukuru w'igihugu agaciro nyivuyeho, ariko ndagira nkubwire ko dukunda president w'u Rwanda Paul Kagame. Wowe kuvuguruza ibyo yavuze nawe atari wabivuze yarabisanzeho akaza bisangaho, ukavuga yuko mbese muri make ntabwo ibyo president wa Republika yavuze bigomba kugenderwaho, bigomba kumvirwa. Ababirigi bafite rezo, nta n'impamvu u Rwanda rufite rwo gukata umubano n'ububirigi ntawo. Okay, ejo bundi ko wabeshye mu kwa mbere nko mu matariki 10 ukabeshya yuko nitwinjira muri Goma Sadeki zaducucuma, ngo M23 ngo ninjira muri Goma ngo Sadeki zayicucuma. Reka mvuge kuri iki gihe turimo n'izi ntambara zo muri Kongo murayizi, abaturanyi twagize ibyago hamwe, buriya dufite ibyago bimwe ariko bo bahisemo kutabyumva. Ibyago bimwe dufite ni ukuba twarakoronejwe n'agahugu gato nk'u Rwanda, ndetse ako gahugu kagatema u Rwanda kakarucamo ibice kugira ngo rungane nkako.
ubwo n'Ububiligi mvuga kandi aza kubwihanangiriza ndabisubiza. Ububiligi bwishe u Rwanda bukica abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa, imyaka 30 gusa, rukajya rutugarukaho rukongera abasigaye rukongera rukabica. Twarabihanangirije kuva kera, turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu. Iyi ntambara ya Kongo abantu bagiye bakagira iy'u Rwanda, ntabwo iyi ntambara ari iy'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwayitangiye, ahubwo icyo abayitangiye bashakaga nicyo turwana nacyo. Ni nacyo ndi bubabwire. Iyi ntambara ifite inkomoko igenda ikagaruka kuri ayo mateka nari maze kuvuga. Abantu bitwa abanyarwanda bamwe bagiye bisanga hakurya y'imipaka tuzi ubu ngubu y'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwabatwayeyo, ntabwo ari abanyarwanda batwaye, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye abanyarwanda muri za Gisoro muri Uganda, ahantu bitwa Gisoro hano, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye abanyarwanda muri za Masisi muri za Rucuro na hehandi, ntabwo ari u Rwanda rwabajyanyeyo. Kugira ngo rero noneho aho bisanze abo muri ibyo bihugu babe babwira abantu ngo nimuhaguruke musubire aho mukwiriye kuba muri mu Rwanda, niba ushaka kubikora birukana n'ubutaka bwabo bagumyeho. Ariko niba ukoresha ukuri cyangwa niba ushaka amahoro nkawe nk'uko abantu bose bayashaka, ugomba guha abantu uburenganzira bwabo. Byanze bikunze iyo utabuhaye abantu, udahaye abantu uburenganzira bwabo baraburwanira. Ni wa muriro navugaga. Hanyuma rero iyo uje kubikururamo noneho abanyarwanda u Rwanda rukazira ko ibyo bihugu bindi bidashaka abo bantu bariyo, twagira dutese turahangana nabo. Iyo udafite n'amikoro nk'uko na yacu n'ubundi afite ahagarukira, ukoresha umutima utagera aho ugarukira, ubushake butagera aho bugarukira, na bike mu mikoro ufite. Iyi ntambara y'ejo bundi imaze imyaka ngira ngo irenze 3, ntabwo yavuye mu Rwanda na busa.
ibyo nawe babwiye ntabwo nirwa mbitindaho sinirwa mbisubiramo ariko ziriya ntera hamwe mwumva buri munsi mubona buri munsi n'ejo bundi hari izo twahawe n'abarwana mu burasirazuba bwo muri Kongo